Hari ku munsi w'isabukuru yanjye y'amavuko, inshuti zanjye zari zorganije agafete gato ariko ntabwo nari mbizi. Nyuma y'akazi, umwe mu nshuti zanjye yansabye ko namuherekeza kuko yari afite blind date kandi kumvaga afite ubwoba. Twemeranyije ko nza kumuherekeza ariko nkicara ku yindi table aho mba mbitegeye bombi. Tutashye kuko naramuherekeje ariko ngezeyo nsanga ahubwo ari surprise banteguriye. They got me really. Icyo si cyo cyansajije. Nagiye kubona mbona hinjiye umusore wambaye imyenda y'abashefu, anzaniye keke, amwenyura, afatanya n'abandi kuririmba. Nyimubona umutima uransimbuka. Numva utuntu tunyirutse mu mubiri, ubundi muhanga amaso koko. Nari ntaremeza umutima wanjye ko ari maso yanjye abonye koko. Inshuti zanjye zarabibonye zitangira kumbaza niba ameze neza. Nagize impinduka ku buryo bugaragara. Nariyumanganyije dukata keke, ndaseka, dufata amafoto bisanzwe, ariko umutima wanjye wari uri ahandi. Hashize akanya narahagurutse njya muri restroom, nubura amaso ndeba muri miroir, nibaza niba umusore mbonye ari we koko. Kuri njye cyari ikimenyetso cy'uko imisozi ari idahura, naho abantu bo bahura. Nari maze igihe kirekire nshakisha uriya mutipe. Oh my god. Narasose nsubira kuri table yacu, ariko binyanga mu nda. Ndongera ndahaguruka njya kuri reception, mbaza umukobwa washyiraga abantu uwo musore, ambwira ko aribwo agisohoka. Babazwa nuko yongeye kunshiga ku nshuro ya kabiri. Uwo mukobwa naramwinginze musaba nimero ye, arayinyima, ambwira ko binyuranyije n'amategeko agenga abakozi bawe. Mbonye yinangiye, ndongera ndigarukira. Gusa uyu mutwaro ninjye njyenyine wari uwikoreye, kuko umusore we niyaranze. Namaze iminsi njya mu kazi ariko umutipe yaranze kunsohoka mu ntekerezo. Buri uko ndyamye, buri uko mfunze amaso, amashusho yo ku munsi w'isabukuru yanjye akangaruka mu maso. Hashize iminsi njya gufata lunch aho mperuka kumubona, nsanga ngo ntakihakora. Ndavuga ni umutipe ubanza ari kibono umwe kabisa. Haciye imyaka 2 nagiye muri engagement y'umukorego ku kazi n'abacuti banjye bakeya. Ngiye kubona mbona la type ari gucuranga. Mukubise amaso, umutima urongera nsimbuka nanone. Maze gucuranga, nateye intambwe ngiye kugira ngo mwegere, umushuti wanjye itamura ngo ngenda present boyfriend we. Nagiye umutima wibereye ahandi. Numvaga ngenda ngasuza boyfriend we, ubundi ngahita ngaruka kumureba noneho nkamuvugisha. To my surprise, naraje nsanga yatashye. From that day, naravuze nubanza destiny yaraneguriye undi muntu. At that time, I gave up. Ntibyari byoroshye ariko nanjye nari maze kubona ko bidashoboka pe. Ubuzima bwarakomeje, akazi karakomeza, activities zose, hanyuma tuza gupanga picnic na babacuti banjye, tujya ku masheval na za zipline. Kuko nari bimenyereye za gufunga ceinture nabi. To my surprise nanone, wa musore anuruka inyuma aza kunyambika ceinture neza. Let me tell you this. Naguye igihumure. Ndakangutse mbona wa mutipe ari iruhande rwanjye amfashe mu kiganza. Kuri we byari mu gicuku kuko yumvaga ari ubwa mbere ambonye, ariko ngiye hari hashize imyaka 9 mushakisha. Yabonye nkangutse ati Imana ishimwe gugarutse, abashuti bawe wari bateye ubwoba. Agiye kugenda mukura akaguru, ndambwira ngo stay please, reste avec moi. Nabonaga noneho destiny yemeye ko duhura. Mbere yuko agenda naramubwiye ngo asigire nimero ye, mubeshya ko ari umuntu ufite anniversaire, ko dushaka umuntu uzamucurangira, kandi ko nigeze kubona bikora neza muri engagement y'umushuti wanjye, kandi ko twakunze ukuntu yabikoze. Nimero yarayimaye, mboneraho n'umwanya wo kumwitegereza. Mbega ukuntu ari umusore mwiza, yari mwiza sana. Numvaga mfite ibintu byinshi byo kumubwira, ariko nkumva si igihe cyiza. Naratashye nishimye, of course you can't imagine. None abacuti banjye bagenda banserereza ku na faintings imbere y'umuhungu nyine, you know, mu kigare, ariko wari umunsi umugisha kuri njyewe. Bukeye rero sinjye warose buke. Naramuhamagaye, ntabwo nashaka kongera gutinda. Naramuhamagaye, wumve ko aribwo bwa mbere nari namenye izina rye. Stay tuned for part 2. Niba nawe iyi nkuru yakuryoheye, ndakwibutsa ko wayisanga yose kuri Connect with Joe, kuri YouTube channel ya Connect with Joe. Sharinga, commenting, yo subscribing kugira ngo ujye ubona inkuru zose dukora kuri Connect with Joe kandi uzibonere igihe.